kazi mwiza w'umwaka ni ibintu bisobanuye iki kuri Bwiza mu myaka ino maze mu muziki ku bitatu cyangwa imyaka 5 maze mu muziki ku bitatu muri yo wegukanyemo igihembo cy'umuhanzi kazi mwiza w'umwaka? Ni ibintu bisobanuye intsinzi of course, ndabyinjoye inshuro ya gatatu. Ibanga ni irihe? Abanga ntacyo kuko n'abandi bose twa turi kumwe muri ino kategori n'abantu ubona bari bafite imbaraga zihagije kandi bamerita bino, ahubwo I think ko ari urukundo rwinshi no support abafana banjye dukomeje kwitanga bakomeje kumereza ariko ntabwo navuga ngo rero ko ari ikindi narushije abandi nubwo gihari kuba nyifite award inshuro 3 zikurikiranyije, ariko nagaruka ko ari uko ari babitanga ibyo bakora, they are always bari on point, ariko aba OG this is for us. Yego, uyu munsi waje werekejwe n'ababyeyi n'inshuti, ni igihembo tuye bande? Ni igihembo ntuye first of all abafana banjye aba OGs, ni igihembo ntuye ababyeyi banjye inshuti zanjye, kandi nanone ni igihembo cyane cyane Kikas Music inshuro ya gatatu. Yes, my team Kikas Music. Muri rusange abafana bawe cyangwa se abanyarwanda muri rusange bitega iki kuri Bwiza kugira ngo igihembo cy'umwaka utaha nacyo uzabasha kucyegukana? Bitega iki muri rusange? Bana ko niko bizagenda n'ubizagenda nyegukane, ariko kandi ibyo bagomba kwitega n'uri ni byiza no kuva mu Bwiza tujya mu bundi. Mbere y'itariki 25 nzajya mbahereza n'indirimbo nshyashya kuri kwezi, so nuko mu Bwiza tujya mu byose ni byiza, dukomeze like keep supporting me. Bwiza, uyu mwaka waranzwe n'iki muri karere y'umuziki ugereranyije no gusuza ku kwambikeza mu kwezi kwa 12 turimo twinjira no mwaka mushya? Ni umwaka usobanura gute kuri karere yawe? Ni umwaka nsobanura ko nabashije gukura cyane, ko nabashije kubona ibindi bintu mu bundi buryo nigeze mbitekerezamo, and nanavuga ko ari umwaka nabashije kuba challenged cyane kurusha indi yabanjije, ariko nkeka ko wenda ari mu buryo bwiza kugira bimfashe gukura, and ni kandi kuba ari n'umwaka wundi kandi mbonye best female artist muri Isango Music Award, so I'm grateful. Soreza ku butumwa yifuriza abafana umwaka minsi mikuru nekeje mbere akomoje ubutumwa agenera abakunzi bawe. Ubutumwa nabagena nuko ndabakunda, ni bwo butumwa bwa mbere nabaha, ikindi no kwifuriza neza n'ubunani ko tuzabasha kubonana cyangwa tugiye kuvugana muri buno buryo binyuze mu itangazamakuru. Ikindi nuko hari bodaboda hanze mkoze mu streaming, ikindi nuko ngiye gusohora indirimbo yitwa waratwibutse so soon, so wakoze cyane.